urabona ko nambaye intambi cyane iyo yambaye gutya ugerageza kuyitambikaho gato. Nujya iburyo ntabwo uryama gutya, ahubwo ugerageza icyo twita kuvunira ibumoso. Nizere ko mumeze neza aho muri hose atandukanye ku isi, abo dukomeje kubana Imana ibaha umugisha cyane, ndetse namwe mutarabimenya karibu, cyangwa se mumenye mutinze karibu kuri YouTube channel. Murabona amavideo menshi atandukanye yigisha imbyino guhera ku mutangizi wa wundi utazi ari kugenda kameme, kuko iyo ubasha kugenda ubasha no kubyina, kuko izo ntambwe ukoresha nizo dukoresha tubyina. Nabashishikariza ko musubira kuri video zabanje zitangira zerekana intambwe za mbere ku mutangizi, ukageraho wiga imbyino za ntambwe tuzifashisha mu mbyino runaka zagiye zimenyekana, uragenda wiga imbyino ku yindi kugeza aho tugejeje ubu ngubu. Tubigeze kure ku bantu twatangiranye. Amavideo yanyu arashimishije cyane rwose, ndanezerewe cyane, ndaryama nkasinzira. Abo tugenda duhurira mu state atandukanye, batuye kuri uyu mugabane wa Amerika, abo tugiye duhura mu state atandukanye, I'm proud of you rwose ahantu mugeze, kuko hari aho ngera ngiye gutarama nko mu birori bitandukanye, cyane cyane ubukwe, nkasanga turaziranye kandi tutari tuziranye, ariko kubera iri koranabuhanga bamenye YouTube channel yanjye, bamenye intambwe zigishirizwaho ku buryo bita byoroha, tujya umujyi umwe tugatarama mu buryo bworoshye nk'abaziranye. Yego rero rwose ndabasaba muzikurikire namwe, ndetse nawe uzi neza ko ufite abantu bafite inyota yo kwiga kumenya, rwose muhagurukire kubimenya. Ni ibyacu, tubigire ibyacu kugira ngo bizakomeze generation par generation. Merci rero, ubu ngubu tugiye gukomeza ya mbyino mpundu, tubyine icumu rya nyuma nkuko nabibabwiye, hanyuma noneho tuyibyine yose tuyisoze, hanyuma ntegereje amavideo yanyu yose muri no kwibyina yose. Hari abagiye bansangiza aho twagiye duhera ku ntambwe yayo ya mbere ndetse naho tugeze ubu ngubu. Reka mukomeze musangize none aho tugiye kwitarama yose, muzame videos zanyu ndebe uko amasomo yagiye akurikirana. Murakoze rero, reka tubikore. Mwibuka neza icumu rya kane, icumu rya gatatu twaherutse dukora ni icumu dukora imbere, n'ubu nababwiye ko rijya gusa nk'irya nyuma, birasa rwose, birasa. Icyo gukora igitandukanye n'ukuri bwizengurutse gusa, ariko ni bimwe. Uraza ukore tanta tanta, muribuka neza kuri gatatu ni gutya, tanta tanta 1 2 3 4 tanta tanta 1 2 3 4 tanta. Muribuka ko tubikora kabiri gusa, nuko mbanje kugira ngo mubyibuke. Tanta 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 tanta, noneho urakora uzenguruke. Tanta 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 tanta, turakata ibumoso. Tanta 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 tanta, akaguru kagiye ni kujyana. Apana abantu bakoresha akaguru kamwe uwagaruka ukitega. Iyo wambaye amayugi ufite amahirwe menshi yo gukora accident, kuko amayugi yegeranye arafatana, icyo gice gisigaye ni nyagasane gusa, kuko ushaka kureba nawe kwikubita hasi. Rero kugira ngo twirinde izo mpanuka, nshuti yanjye kigerageza ushyiramo ka distance, ariko apana gutandaraza gato cyane, ko kugira ngo amayugi adafatana. Ariko none ujya no gusimbuka bibe no kuzenguruka bibe technique. Ntuzengurukana akaguru kamwe akandi ugasige. Mbere yuko njyana kano karenge, kano kaguru k'iburyo, deja mba maze gukatisha k'ibumoso ku buryo kama inzira, kakirinda gufatana n'ak'iburyo, none guhindukira bikanyorohera. Apana kugenda ugasanga hari uri ugiye kugenda mu nzira mbi, kandi abantu benshi nicyo bakunda gukora. Akora rimwe kabiri tanta tanta, iyo ugarutse ubu uhera ku moso, rimwe kabiri kabiri. Urabona ko nagiye mu cyerekezo ngiyemo. Tanta 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 ta, ubwa gatatu kiba kimeze nk'iya gatatu tanta, nta kindi ni ukuzenguruka gusa. Nsubiyemo tanta 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 tanta
kijyanemo amaboko tuyakoreshe uko akoreshwa mwiyoroshye ubyoroshye ta 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 gusa wibuke ko uraryama urubavu rwawe urukoresha ugenda ta 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 1 2 3 ta 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 1 2 3 ta 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 1 2 ta ta. Noneho nababwiye ko zino mbyino kuzibyinwa ntabwo ari ti akaguruka ngo kadondange mbuze ukuntu ururimi mbuze ijambo ryiza ryo kubikoresha ntabwo nyine ari ikirenge kimwe ko rimwe niba ngo amaguru yose urayakoresha. Izi mbyino zisaba imbaraga niyo mpamvu abantu benshi bazitinya zisaba imbaraga kandi nubwo ari imbaraga ntabwo bivuze ko ukomeye urakomeza ukoroha kugira biryoha ariko mu matako yawe nyine haba hari gukora byanyabyo aho kugira ngende gutya ndadaboringa ariko ku muntu uri gutangira kugira ngo ugifate cyangwa umenye gukurira ikizine ujye ukore gutyo nta kibazo bizagenda biza mu buryo utazi ushiduke none uri gukora bya bindi byo wakagombye gukora n'ubundi urakora urumva ko bihindutse bitandukanye na cya ni ubone kugenda urabona ko bihinduye isura iya reka rero tubikore mu ndirimbo hanyuma ndahita nyifatanya n'imbyino yose mbibukije imbyino yose ukuntu imeze ku bantu tutatangiranye impundu tuyitangira dutemba hari abayitangira gutya binjira hari naho tuba dufunze turi mu ngamba hari indi twabanje dufunga mu ngamba dufungira mu ngamba bagahita bacurira kimwe cyo mu mpande urakora rero nabagira inama yo kwitangira gutya woroshye nababwiye ko iki ngiki bigoye kugitindamo ubwo kiravuna tugafata icumu icumu rya mbere urayorera hano imbere usubireyo uvange icumu rya kabiri inyuma mbibutsa ko ni gutya ntabwo ari hari abagiye ukajya ukareba mu mpande gato ukongera ugasubira hano ugacurira noneho aho kugira ngo ugaruke hano nabwo hatinda ufate icumu noneho ugaruka hano utemba mwibutsa ko ni urushara kagomba kubonekamo ubundi ahangaha habamo agatwe habamo umutwe ukoresha usubiza inyuma byo kuryoherwa ugafata rya cumu nabwo ni imbere ukavanga ukaza ku icumu rya nyuma ukaza mugacurira mutaha cyangwa se mukapfungira mu ngamba tugiye kuyakorana rero n'indirimbo yose hanyuma tube turayisoje twagiye
nkwibutsa ko uko uyibyina bisaba igihaha, bisaba imbaraga, urababara ahantu hose kuko ni mwitozo uraryana cyane ko mu butari bukore buri munsi ukamenya ko mu maboko yawe uraza kumva mu tuntu ntibiguce intege nibisanzwe ahubwo hozaho biragenda biza. Twagiye reka dushyiremo indirimbo twumve turebe ko bimeze. Ndabyinana imbaraga zanjye zose, ndayibyina uko ibyinwa, nawe uyibyine, tujyane we kunyirebera gusa, tujyane uze kunyirebera nyuma twamaze kujyana. Nkwibutsa kongera ukamba video wowe utarayima cyangwa se wayimpaye, share. Instagram yanjye n'amazina yanjye Chakanzu Content, TikTok ni Chakanzu Content, YouTube channel yacu ni Content and Mangus Traditional, Rwanda Traditional Tutorial. So, come on. Reka dukomeze duteze imbere umuco wacu binyuze mu mbyino zacu nyarwanda. Murakoze. Urumva twagiye twagiye icumu rya kabiri, zenguruka, icumu rya gatatu, twagiye yegosha umutwe, twagiye rya nyuma, zenguruka rimwe, ni uko nguko. Hariya mba challenge nkazenguruka kabiri, nshatse kubereka ko bijya bikorwa, ushobora kuryoherwa cyangwa bishoboye na kabiri wayirenze ariko ukaza ujyana na bagenzi bawe, hapana kuza ujya aho bavuye. So murakoze cyane rero, Imana iduhe umugisha, naho ubutaha, bye.